ikindi kintu nababwira hano nge ndibanda ku miryango, ku bantu bubatse, abapapa, abamama. Iyo uri umumama utashye mu rugo usanze abana bazi neza ko nta kibazo cyawe ari ukuza ubabaza amakuru, amasomo yagenze gute, ubazaniye ibyo bakeneye nk'abana bakunda, inyigisho nk'umubyeyi ukabaganiriza, baranagukumbura. Igihe kirajya bavuga ati mama yatinze kuva ku kazi, mama yatinze, bakananirwa no kuryama kubera ko bafite mama wabo mwiza ubitaho, ubanye neza nabo. N'abapapa nuko, niba utashye mu rugo ukabaza umubyeyi ukuntu ameze n'abana ukabitaho, ukabana neza n'umufasha wawe cyangwa n'umutware wawe, icyo gihe bizubaka abana mwibarutse, bazabigiraho. Papa na mama ni amakuru, barafashanya, barubahana, barizerana, icyo gihe muza muri kubaka abo mwibarutse. Ejo nabo bakure bazi neza ko kubana neza ari ikintu cyiza, ari umuco, ari indangagaciro nyarwanda bakeneye.